Impyisi yari hamwe n'izindi nyamaswa, maze irebye umurizo wayo isanga utameze nk'uw'izindi. Ako kanya ifata umugambi wo kuzajya kubaza Imana icyatumye yiha umurizo mubi kandi udasa n'uw'izindi nyamaswa. Iryo joro ntiyasinzira, bucya yageze ku Mana, irayibwira iti, Nyagasani, ntiwambwira impamvu yatumye umpa umurizo utameze nk'iyindi? Ese wabitewe n'iki? Imana irayisubiza iti, nyamara ndasanga naraguhaye umurizo ugukwiriye. Ariko rero ubwo utawishimiye ukaba ushaka urutaho, ndabanza nguhe icyo ukora, maze nugaruka wagishoboye nguhindurire umurizo nguwo wifuza. Impyisi iremera, maze Imana ishaka igitsembetsembe cy'intama, iragifata ikizirika ku gahanga k'iyo mpyisi iti, ngaho genda ntukore kuri iki gitsembe, uze kukinzanira nimugoroba. Impyisi iragenda. Impumuro y'icyo gitsembe iyitera ipfa, irenze umusozi wa mbere, amerwa barayishe, ariko irihanganira akomeza. Igeze ku musozi wa kabiri, ibitangiye kukirigata. Ku musozi wa gatatu, amerwa barayirembeje itagishoboye kwihangana. Iti hoshi, izina ry'ubupyisi rirakampamo, urubwa ruruta ububwa. Ako kanya cya gisembe ikimira bunguri. Nimugoroba igaruka ku Mana, isoni zayishe, yabuze uko yifata. Imana iyibonye iti, igitsembetsembe kiri he? Impyisi irayisubiza iti, amerwe n'inzara byanyishe, ngiye gupfa ndakirya. Imana iti, nuko rero ubwo wakiriye ntushoboye kwihangana ngo ukigarure, wowe n'izindi mpyisi zose muzahorana iteka umurizo nk'uwo. Impyisi itaha ityo, ntiyongera kubaza Imana iby'umurizo wayo, igumana uwo yari isanganywe. Imana iraguha ntimugura.